Bakunzi banzuru Business Group Limited, namwe mushaka kugura cyangwa kugurisha imitungo itimukanwa ndetse namwe mufite amatsiko kubijyanye n'imikoreshereze y'ubutaka ndetse n'igishushanyo mbonera, tubahaye ikaze mu kiganiro cyitwa Gira Icumbi. Gira Icumbi ni ikiganiro kizajya gitambuka kuri Fine FM kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu, kuva saa 7 kugeza saa 8 z'amanywa. Ni ikiganiro kizajya kibagezaho amakuru yose yerekeranye n'imitungo itimukanwa, inzu, ibibanza, amashyamba ndetse n'ibindi. Ni ikiganiro kandi tuba turi kumwe n'inzobere mu by'ubutaka, abayenjenyeri ndetse n'abafite aho bahuriye nabyo kugira ngo musobanukirwe byinshi, munasubizwe ibibazo byose mwibaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0788 48 6 cyangwa ugatangira kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu wanditse NZIZA Market. Ikaze cyane mu kiganiro cyitwa Gira Icumbi. Turongeye turabasuje, turongeye tubahaye ikaze bakunzi banzuru Business Group Limited, by'umwihariko mwebwe mukurikirana iyi channel umunsi kundi ya NZIZA Market. Nimukomeze rero mukande subscribe kugira ngo mujye murushaho kubona ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi kundi gatanu kuri gatanu. Twizere rero ko mukomeje kugubwa neza aho muri hose. Nkuko mubireba rero ku mashusho, iyi ni inzu nziza cyane, igurishwa iri mu mujyi rwagati mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro ahazwi nka Kabeza. Ngira ngo murabibona yuko ari inzu iri muri quartier nziza cyane, quartier nshyashya. Inzu nayo ni nshyashya, ni inzu kandi yubakishije amatafari ahiye yose ayo ngayo muri kubona. Yubatse clôture ni nayo yubatse iyi nzu. Ni inzu rero ifite parking ihagije, ikagira ndetse na jardin iringaniye, ikaba iri muri quartier nziza, ikaba ari inzu irimo amakaro yose, irimo plafond yose, ikaba ifite salon nziza cyane nkuko muri kubireba, ikaba ifite plafond nziza ya gypsum. Inzu rero ifite ibyumba 4, amatoilette n'amadushe yayo birumvikana 3, ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine nziza cyane yo mu nzu. Iyi nzu rero turabararikira kuyigura rwose kuko ni inzu ihendutse ugereranyije n'uko imeze n'ubushya bwayo. Ngira ngo aho ni muri salon twaberekaga, naha ni muri salle à manger. Turakomeza tubereka imiterere yayo kuko ari ngombwa, ari ingenzi. Aka ni ahantu ushobora gukarabira intoki mbere y'uko ujya gufungura cyangwa nyuma yaho. Iki ni icyumba cy'abashyitsi, ukinjira iburyo hari toilette na douche by'abashyitsi nyine, hanyuma ikaba hari n'icyumba cyabo. Rero NZIZA Business Group Limited tuba twahabagereye tukitegereza, tugatembera, tukabona yuko ari byiza bibakwiriye. Niyo mpamvu tuba tubibagezaho, niyo mpamvu mutabona hano haca buri kintu cyose. Iyo uvuye rero hano muri salle à manger nkuko muri kubireba, iyo uvuye muri salle à manger ni salon nyine rwa ruganiriro, none ukaza muri salle à manger. Uvuye muri salle à manger winjira muri cuisine. Iyi ni cuisine yayo, ni cuisine nziza cyane, ngira ngo murabyibonera. Ifite mu tubati twiza dukoze mu mbaho nziza za MDF kandi zikoze neza. Hari naho gushyira cuisiniere, aho kogereza ibyombo, aho gutereka frigo, byose ni ibintu biteguye kandi neza mu buryo buri standard international. Ahangaha isohotse rero urabona uriya ni wa muryango usohokera muri salle à manger. Iyo usohotse hano hari undi muryango uza mu byumba cyangwa se ugahita nanone usohoka no hanze mu gikari uvuye muri cuisine. Iyi nzu rero rwose ni inzu nziza cyane, y'akataraboneka kandi mu by'ukuri idahenze. Ahangaha rero ni ya salle à manger na ya salon. Noneho duhise tujya mu byumba aho tugiye kubereka ibindi byumba 3. Ngira ngo kimwe cyashyitse cyo mwakibonye na toilette yacyo. Bivuze ngo tujye kuhabereka ibyumba 3 na toilette zindi 2. Iki ni icyumba kimwe twavuga ko ari icy'abana. Hanyuma ni icyumba kinini, ngira ngo murabireba, ni icyumba kinini kandi gisa neza. Hanyuma wasohoka muri iki cyumba ukakurikizaho ikindi cya kabiri bikurikirana, nacyo cy'abana, reka ariko tubyita yuko yenda ari quartier ya famille. Hanyuma iki cyumba nacyo murabona ko ari icyumba gihagije. Usohotse rero muri ibi byumba uhita ugera kuri toilette. Ibi byumba bihuriyeho na douche kandi nayo ihagije yisanzuye. Ngira ngo nayo murayireba, ngiyi toilette ngiriya nziza rwose, marike nziza. Douche nayo murayibona, byose miwari, ibintu byose birateguye muri iyi nzu. Ubu rero tugiye gusohoka hano, noneho tugiye kubereka icyumba kimwe cya chambre principale.
icyumba kimwe cya chambre principale cyangwa se master bedroom. Icyo cyumba rero cyo kikaba gifite douche na toilette byacyo byiza, kikagira n'urwambariro cyangwa se vestiaire. Ahangaha rero twaba twinjiye muri icyo cyumba cya chambre principale. Uca ku muryango wa mbere, uriya n'umuryango ushobora gukoresha winjira cyangwa se ujya muri toilette bagiye gukora amasuku igihe icyumba basize bagifunze. Icyumba ngira ngo murakireba ko ari icyumba kinini kandi kireba muri jardin. Parafo yaho murayibona ko ari parafo nziza ifite design nziza. Noneho hariya hirya hakaba hari urwambariro, ngira ngo narwo murarureba, murabona urwambariro. Hirya y'urwambariro niho hari ya douche na toilette nabyo mugiye kureba byiza cyane rwose. Ngira ngo ahangaha murahareba douche na toilette. Ngira toilette nziza ifite baignoire nziza cyane. Ni ahantu rero hameze neza. Iyi nzu ni inzu nziza mu by'ukuri. Iyi nzu rero kandi tubibutsa yuko ifite annex nayo kandi y'amatafari ahiye. Annex ifite icyumba cy'umukozi, ikagira toilette na douche, ikagira cuisine yo hanze, amashyiga yo hanze ya kijyambere meza muraza kubibona, ikagira kandi na stock ya cuisine nabyo muraza kubyibonera. Akarusho kandi hejuru ya douche na toilette hameneye beto, hariho ikigega cy'amazi. Muraza kubyibonera rero yuko ari inzu nziza, muribonera na annex yo hanze, byose muragenda mubibona. Ubu ngubu turi gusohoka rwose mu nzu, none tugeze muri salon. Ntabwo duciye ku muryango wo mu gikari ko wari ufunze, turi gusohoka tujya kwerekeza kuri za annex. Urabona ama design yo muri salon agezweho ajyanye n'igihe. Wenda nabicishije amatsiko, abantu batangiye kwibaza se iyi nzu iri kurangahe, inzu iri muri quartier nziza gutya, inzu y'amatafari ahiye, hari umuntu mwageze mu majana n'imisago. No, ntabwo tuzabahendesha, ntabwo tuzatuma muhendwa. Iyi nzu turayibagurisha cyangwa se turayibarangira kuri $65,000 zonyine, $65,000 zonyine, kandi nabwo ziri negotiable, zishobora no kuganirwaho. Si ibyo gusa, dushobora no kubahuza na nyirayo mukivuganira mukayigura rwose amafaranga ashoboka. Iyi nzu murabona yuko iteye amarangi meza cyane agezweho ya all master, amarangi meza akomeza inzu, ayirinda za humidité n'amahuwezi n'ibiki. Iyi ni ya annex rero nabaratiraga, murabona ko tuyigezeho. Iyi ni ibaraza ryo mu gikari. Ni inzu nziza rwose mu by'ukuri mu buryo bugaragara, kandi iri muri quartier nziza cyane. Iyi nzu rero ubaye wayikunze waduhamagara kuri za nimero zacu, ngira ngo abadukurikirana benshi maze kuzimenyera, ariko reka twongere tuzibasubiriremo. Ni 0788586797 cyangwa se kuri 0781223013. Si ibyo gusa kandi ushaka kudusanga aho dukorera ku Muhima kuri Yamaha, ugeze muri Feruje neza umanutse usa n'ugana Nyabugogo, dukorera muri etage ya kabiri uvuye muri Feruje usa n'ugana Nyabugogo y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Dukorera muri etage ya nyuma umuryango wa mbere mu gikari. Ushaka kandi kudusura ku zindi mbuga nkoranyambaga dukoresha, arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni karibu cyane rero, nimukomeze mutugane. Namwe mushaka kugurisha, mushaka kugura, nimuze mutugane tubafashe, tubahe serivisi nziza kuko turi abanyamwuga muri byo. Kandi turabararikira gusura website yacu nayo ibahishiye udushya twinshi, zagiye bagezaho serivisi nziza cyane ya www.nzuri.rw. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group. Umukiriya ahora ari umwami. Ni mukomeze mukore share kugira ngo inshuti n'abavandimwe bajye bareba ibi byiza dukomeza tubagezaho. Mukande kandi subscribe kugira ngo mukomeze kwirebera ibyiza byose tugenda tubagezaho. Namwe mufite rero imitungo minini cyangwa se amazu mutabonera umwanya wo gukurikirana, ntimuri hafi se, mufite akazi kenshi se, nimutugane tubamanagingira imitungo yanyu mu byo twise property management, tubafashe kubyaza umusaruro imitungo yanyu. Ni karibu cyane rero, karibu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, turabakunda cyane rwose, tubahaye ikaze. Nimukomeze mutugane tubagezeho ibyiza byose. Ni karibu cyane. Ciao.